ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Ikaze inshuti zacu mudukurikiye kuri iyi saha kuri televiziyo zanyu muri gahunda y'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Uyu mugoroba turabatembereza mu ntara y'Iburengerazuba. Turi mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, turi kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba, aho asura ibikorwa bitandukanye muri utwo turere twombi. By'umwihariko akaba ari nawe mu rwego rwa guverinoma ushinzwe gukurikirana no kugira inama akarere ka Rusizi mu bikorwa binyuranye by'iterambere. Turi mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere nk'uko bisanzwe kuri uyu mugoroba muri kumwe na Vincent Makaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero iki kiganiro ntikibacike. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba rwatangiye ku wa 2 tariki ya 14 Gicurasi 2013. Arutangirira mu karere ka Rusizi aho yageze mu gitondo cy'iyo tariki. Gahunda yabimburiye izindi ni inama nyunguranabitekerezo kuri gahunda ya hanga umurimo yabereye kuri Centre Pastoral Inshuti. Ari kumwe n'intumwa yarayoboye zirimo abakozi ba Minicom, wari uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA ndetse n'abayobozi banyuranye bo mu ntara y'Iburengerazuba n'akarere ka Rusizi. Nyuma y'ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Nzeyimana Oscar, Minisitiri Kanimba yafashe ijambo agira icyo abwira abari aho kuri gahunda ya hanga umurimo. Mu gihe kigerageza ibyo twabikoraga twihaye intego yo kuvuga tutibura muri buri karere dushakishemo ibitekerezo by'imishinga 20. Porogaramu ya kabiri rero uko iteye, ubu noneho tuvuga yuko twinjiye mu gice tutavuga mu karere turashakamo abantu 20 cyangwa se 30. Ukeka ko afite igitekerezo gishobora kubyara umushinga kandi ibitekerezo bizi igihe cyose, ntabwo ari ukuvuga ngo byarakiriwe byararangiye, bigomba gukomeza kuza n'abantu bagakomeza bakabikoraho. Uhagarariye kampani yatsindiye isoko ryo gukurikirana ibikorwa bya gahunda ya hanga umurimo nawe yagize icyo abwira imbaga yari aho ngaho. Hakaba hariho ikiciro cya mbere cy'amahugurwa tumaze kurangiza cyarimo abantu 40. Tukaba ndetse ubu ngubu turimo gukora n'ikindi cyatangiye ejo cy'abandi bantu 40. Hanga umurimo phase 2 yatangiye mu kwezi kwa 5. Twakiriye ibitekerezo 564, harimo iby'abagabo 256, harimo iby'abadamu 255, harimo n'iby'amakoperative 53. Umukozi ushinzwe gufasha ba rwiyemezamirimo aho mu karere ka Rusizi nawe yagize ibyo asobanura bijyanye n'akazi ashinzwe. Nk'uko umuyobozi w'akarere yababwiye, aya mafomu nayohereje mu mirenge, nyohereza aba bakora banyuriza n'abashinzwe amakoperative mu mirenge. Iyo rero umuntu ukeneye kwinjira muri gahunda y'ahanga umurimo abasanze, icyo gihe nabwo bashobora kuzuza voucher. Amafaranga ubu maze gukoresha kuri zira miliyoni 9 ari 3 n'igice. Amaze gukorwa bose hamwe muri rusange maze gukoresha imishinga igera kuri 700. Muri iyo mishinga 700 uva muri imishinga 300, muri iyo 700 yabonye amafaranga muri sako. Ariko bose ntabwo ari ku rwego rumwe, hari abarangije zira voucher hari n'abatari bazirangiza, ntabwo bose bari kuri level. Abajyanama b'ubucuruzi bakunze kwita ba Proba
nabo barasobanura ibyo bafasha abaturage biyemeje guhanga imirimo, dore ko biri no mu mihigo yabo bagaragaje mu gihe basozaga itorero ryabo Inkumba mu mwaka wa 2012. Nyakubahwa Minisitiri, kuva aho iyi gahunda ya Proba itangiriye, ndagira ngo mbabwire ko hari intambwe ikomeye twateye, kuko tumaze kugera mu mirenge yacu twegereye abaturage ba rwiyemezamirimo, tubashishikariza ndetse turanabigisha kugira ngo uburyo bwo kugana amabanki no guhanga imirimo mishya, maze guha serivisi abantu 72 serivisi zitandukanye. Inama kuri hanga umurimo irangiye, Minisitiri Kanimba n'intumwa yarayoboye bitabiriye indi nama yigaga ku gikorwa cyo kubaka isoko rizajya rifasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Minisitiri Kanimba yagize icyo bisobanuraho. Hambuka ibintu byinshi kandi ubona biri mu rwego rwa porogaramu n'ubundi guverinoma y'u Rwanda iteza imbere cyane byo kongera ubwinshi n'agaciro k'ibyo twohereza mu mahanga, ari ugasanga uburyo ubucuruzi bwakorwagamo ntabwo bwari uburyo kuko bwatuma butera imbere. Niyo mpamvu hatekerejwe ingamba y'igihe kirekire yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka, kugira ngo ari abaturage bacu bakeneye ibicuruzwa habe hari ahantu hazwi bashobora kubisanga batavunitse cyane, kandi natwe bidufashe no kumenya n'amakuru ndetse no gutuma n'ibyo bicuruzwa byakwiyongera. Ariko byumvikane ubucuruzi ni mu nzira ebyiri, hari ibyambuka ariko hari n'ibiza. Uhagarariye RBI Rusizi Border Investment ikaba ari kampani yavutse mu karere ka Rusizi igamije gushora imari no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka, yahawe umwanya wo kuyisobanura. Twafunguye ibiro kandi dushyiraho n'umukozi uhoraho uhagarariye kampani. Kubera impungenge z'ubutaka bw'aho twashaka kubaka, twabashije gusubishamo inyigo ku buryo bunonosoye. Twabashije gushaka ibyangombwa byemewe n'amategeko bya sosiyete. Twiteguye gutangira inyubako mu kwezi kwa gatandatu. Turifuza koroherezwa kubona ibyangombwa by'ubutaka bya burundu, kubera ko amazu yose twagiye tugura afite za titre de propriété, kugeza ubu ngubu bikaba bigoye kugira ngo tubone ibyemezo bya burundu kugira ngo tubashe kwaka inguzanyo muri banki. Hakurikiyeho kugeza ku bitabiriye inama inyigo yakozwe ku bucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Baneretswe igishushanyo mbonera cy'inyubako y'iryo soko nk'uko yakozwe n'impuguke za Minicom. Izo mpuguke zanagaragaje ishusho y'uko iyo nyubako yaba imeze irangiye. Imirimo yo kubaka iryo soko ikazatwara amafaranga arenga gato miliyari 1. Minisitiri Kanimba yashoje abwira abagize RBI ko bagomba kwegerana n'izo mpuguke kugira ngo zibahe ibindi bisobanuro birambuye byaba bikenewe kuri iyo nyigo n'uburyo bwo kwishyira mu bikorwa. Ushobora kwicarana bakakomeza bakagira ibyo bahugura babereka, namwe mukakomeza kubabaza ibibazo mukabagira inama kugira ngo bava aha ngaha bafite byibura ibitekerezo bya mbere byatuma hari icyo bahinduraho kuri izi design. Aha ngaha hari abadamu benshi badakunze kujya bafata ijambo mu ruhame hano, ariko nk'uko mwabonye ubucuruzi bukorwa hano 90% bukorwa n'abadamu. Nagira ngo abadamu bari muri ubwo bucuruzi bari aha ngaha batubwiriza uko bayibona n'icyo babona biteguye kuzayikoresha niba babona n'ikizambaye. Ibijyanye n'umushinga rwose ngenda wushima cyane cyane n'akazi dukora twebwe ko kajyanye n'iri soko rishikariye. Ducuruza indagara zumye zituruka muri Tanzania n'amafi. Ndumva rero yuko uyu mushinga uramutse ubaye mwiza natwe twakumuka rwose bakaducumbikira cyangwa se natwe bakatwinjiza muri iyo koperative tugatanga imigabane tukaba bamwe. Iyo nama irangiye, Minisitiri Kanimba yashyize ibuye ry'ifatizo ahazubakwa iryo soko. Yongeye gushishikariza abanyarusizi gukora ibishoboka byose bagashobora kwibonera ibicuruzwa bohereza muri Kongo bitabaye ngombwa ko bituruka mu bindi bihugu. Niryo soko rya mbere rwose navuga ku buryo bw'umwihariko ku mugaragaro dutangije
kandi rigiye kubakwa rikurikije inyigo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yagizemo uruhare ifatanije nabo. Tukaba twizera yuko ubwo bufatanye buduhesha icyizere kinini cyane yuko iyi nyigo izagera koko icyo imara mu mpinduka no mu migendekere myiza y'ubucuruzi bukorerwa kuri umupaka wa Rusizi ya mbere. Nagira ngo rereho mbonereho mwabashoramari mwe muri hano ndetse n'abaturage batwumva ari abari hano cyangwa se n'abakurikirana ubutumwa. Inyigo zakozwe zitwereka yuko ibintu byinshi byambuka uyu mupaka bijya Kongo bizakoreshwa ndetse muri izi nyubako zigiye gutangira ahangaha. Ibyinshi biraturuka mu bindi bihugu cyangwa se mu zindi ntara cyangwa se no mu tundi turere, ku buryo ibituruka hano muri Rusizi bikiri bikeya kandi atari uko mu by'ukuri byananirana. Bababwiye yuko amagi yambuka ahangaha ajya Kongo ntagira ingano. Simpamya yuko muri Rusizi korora inkoko ku buryo ayo magi ajya Kongo yose yajya turuka muri Rusizi ari ikibazo cyane n'abanyarusizi. Ubwo ndi kubakangurira rwose kugira ngo mutekereze uburyo umusaruro mwinshi wambuka ujya Kongo umwinshi wajya uva hano muri Rusizi. Icyo gikorwa kirangiye hakurikiyeho indi nama Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yagiranye n'abashoramari bafite inganda zitunganya umuceri ndetse n'amakoperative y'abahinzi bawo bakorera mu kibaya cya Bugarama. Ni mu rwego rwo kureba uko amabwiriza arebana n'itunganywa n'icuruzwa ry'igihingwa cy'umuceri ashyirwa mu bikorwa, cyane cyane mu kureba uko abanyenganda bafatanya n'abahinzi, kuko amabwiriza avuga ko abahinzi b'umuceri bagomba kugira nibura 40% by'imigabane mu nganda zitunganya umuceri. Gahunda y'umunsi yakomeje Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba asura uruganda rwa Simerwa ruzwi ko rukora isima yibubakisha, akaba rero yarasuye umushinga warwo munini w'inyubako izakoreshwa mu kwagura uruganda, ariko cyane cyane kurwongerera ubushobozi ku buryo bwakikuba inshuro zigera kuri 6 ugereranije n'ubwo rwari rufite. Aho i Rusizi kandi hasuwe rwiyemezamirimo wahawe inguzanyo na Koje Bank muri gahunda ya Hanga Umurimo. Asobanura ko atangira kwaka inguzanyo yasabaga miliyoni 25 zo gukora ibagiro naho gutunganyiriza inyama, ariko kubera ikibazo cy'ingwate nke bamuhaye gusa miliyoni 9, akaba ari nazo yatangije umushinga we, ubu ukaba ugenda neza. Minisitiri Kanimba yamubwiye ko yakomeza umurava wo gukora, ati banki nibona bigenda neza nta shiti n'usaba ndi izayaguha. Umunsi w'uruzinduko rwe mu karere ka Rusizi urangiye, Minisitiri Kanimba yaduhaye inshamake y'uko rwagenze. Twagendeye akarere ka Rusizi kuri uyu munsi ku mpamvu navuga ebyiri z'ingenzi. Iya mbere nka minisitiri ushinzwe kugakurikirana muri guverinoma, ngomba kubagenderera inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo turebere hamwe aho ingamba zo guteza imbere aka karere zigeze. Iya kabiri hari porogaramu za Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ubwayo zikorwa hirya no hino mu turere mu gihugu. Hari zimwe na zimwe z'ingenzi muri uruzinduko twasuye. Aha navuga nka porogaramu ya Hanga Umurimo, ubu ngubu irimbanije mu cyiciro cyayo cya kabiri. Hakaba hari n'imishinga yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nkuko mubizi hano muri Rusizi ubwo bucuruzi burahari cyane, burakomeye, kandi hari inyigo zimaze iminsi zikorwa zo kureba uburyo ibikorwa remezo bijyanye n'igihe tugezemo byakubakwa ku mipaka imwe n'imwe y'u Rwanda, cyane cyane nk'uyu nguyu wa Rusizi ya mbere, kugira ngo tworohereze abari muri ubwo bucuruzi ariko turushaho no kuwuteza imbere. Nkaba nishimiye cyane yuko muri uruzinduko twashoboye gushyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa ibyo bikorwa remezo.
twanaboneyeho akanya tukurikirana uburyo amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuceri mu Rwanda ashyirwa mu bikorwa. Uko mubizi hano muri Rusizi hariya mu Bugarama hahingwa umuceri mwinshi, hari n'inganda nyinshi. Twagize akanya ko kuganira na makoperative y'abahinzi b'umuceri bari kumwe n'abanyenganda, twungurana ibitekerezo uburyo amabwiriza mashya cyane cyane yashyize imbere ubufatanye hagati y'abahinzi n'abanyenganda, abanyenganda bafata imigabane mu nganda, ariko n'inganda zigerageza gukurikira no gufasha abaturage kubafasha mu bikorwa byo kongera umusaruro. Nkumva rero mu by'ukuri ari uruzinduko rwagenze neza, kuko ibyo twari duteganije kugeraho byose umuntu arabona twabigezeho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12:15 za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero iki kiganiro ntikibacike. Umunsi wa kabiri mu ntara y'Iburengerazuba ku itariki ya 15 Gicurasi 2013, Minisitiri Kanimba yakomereje uruzinduko rwe mu karere ka Nyamasheke. Yakiriwe n'indirimbo irata ibyiza bya Nyamasheke, abari aho bose bayitiza amashyi. Nyuma yo guhabwa ikaze n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke, Minisitiri Kanimba yafashe umwanya wo kuganira n'abitabiriye inama. Kimwe no muri Rusizi haganiriwe kuri gahunda ya Hanga Umurimo. Ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda mu karere ka Nyamasheke nawe yahawe umwanya asobanura ko mu karere ka Nyamasheke ariho habonetse ibitekerezo byinshi ugereranyije n'utundi turere tw'intara y'Iburengerazuba, haba mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri. Ba rwiyemezamirimo bahawe ijambo bivugira uko imishinga yabo iri gushyirwa mu bikorwa. Nagize igitekerezo niga muri kaminuza, ariko icyo gitekerezo cy'umushinga cyari cyo kubaka restaurant, ariko mbura ubushobozi. Aho maze kwinjira muri Hanga Umurimo, nubatse guest house igizwe na sale na restaurant n'amacumbi. Umukozi ushinzwe gufasha ba rwiyemezamirimo aho ngaho mu karere ka Nyamasheke yagize icyo asobanura kuri serivisi abajyanama b'ubucuruzi Proba batanga muri ako karere. Nyakubahwa Minisita, muri iyo gahunda hagaragaramo serivisi zigiye zitandukanye zitangwa. Nka serivisi ya mbere ni serivisi abo bajyanama mu bucuruzi dufite batanga izo serivisi ku murenge batanga, harimo serivisi ibanza yo gutanga amahugurwa ku icungamutungo, kuzuza ibitabo by'ubucuruzi bya buri munsi, ndetse no kumenya uko muri bizinesi umuntu yagize inyungu cyangwa ibihombo. Iyo niyo serivisi ni iya mbere yo gutanga amahugurwa. Indi serivisi niyo ubufasha ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse gukorana n'ibigo by'imari. Aha byumvikane neza ko mbere yo kuba abajyanama b'ubucuruzi nabo babanza kuba ba rwiyemezamirimo. Nitwagira Barisha Saferi, abakorera mu murenge wa Bushekere, ishinzwe guteka ibiryo biryoshye. Abashyitsi baturutse hirya no hino niyo bakira, baba bo mu ruganda rw'icyayi rwa Gisakura, amakoperative muri RDB iyo bakoresheje amanama, ndetse n'akarere iyo bakoreye aho Gisakura Bushekere niyo bakira. Murakoze. Nitwa Nyirafungiye, aho naturutse mu murenge wa Cyato, nkaba ndi rwiyemezamirimo gucuruza inka. Iyo nama irangiye hakurikiyeho gahunda yo guha ibikoresho urubyiruko rwakurikiye amahugurwa y'imyuga rubifashijwemo n'umushinga PPMR nawo usanzwe ukorera muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Wari uhagarariye uwo mushinga yabanje gusobanura.
abari hano biteguye kubihabwa ni abantu 20. N'ikindi abantu b'ubusuderi bakora sudire twagiye dufata kubera ko ibikoresho byabo birahenze, twagiye dufata 5 bari muri groups noneho barandika nta kimwe kuko iyo 50% bagomba kwishyura basangaga nk'abantu batumwe atashyura, so dufata 5 kuko n'igikoresho bashobora gukoresha ari abantu 5 izo groupe tugira tuziha kimwe. Niko bimeze no mu bubaji, ibikoresho by'ububaji nabo twagiye tugufata 5 bashobora kubihabwa, so turi kubiha abantu 20 hano mwebwe cyane hano, noneho abandi basigaye turabibahereza twebwe abakure tuzabibashije ejo. Ibikoresho byaratanzwe bihabwa urubyiruko, bamwe ku giti cyabo, abandi mu matsinda. Minisitiri Kanimba kandi yanasuye umwe muri ba rwiyemezamirimo wubatse motel abikesha inguzanyo yahawe na Koje Bank muri gahunda ya Hanga Umurimo. Gahunda y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yarakomeje, ikomereza mu nama yagiranye n'abashoramari bo mu karere ka Nyamasheke, cyane cyane harebwa uburyo hakubakwa isoko n'ibindi bikorwa remezo byafasha mu bucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, ahitwa Rugari hacururizwa cyane cyane amatungo. Hakurikiyeho kwerekana inyigo yakozwe n'impuguke za Minicom ku buryo ishoramari ryakorwa uwo mushinga ugashyirwa mu bikorwa, aho byagaragaye ko watwara miliyoni zigera kuri 600. Hagaragajwe uko umushinga wakunguka, ariko hari no kugaragariza abari mu nama igishushanyo mbonera izo nyubako zaba zifite. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke, uhagarariye abikorera ndetse na ba rwiyemezamirimo ubwabo, bose baremeza ko uyu mushinga ari mwiza kandi ko hagiye gushakwa mu minsi ya vuba uburyo bwo kuwushyira mu bikorwa. Bijyanye rero n'uriya mupaka ntabwo ari ibintu ushidikanyaho ku bijyanye n'ibihakorerwa, kuko nta bucuruzi turi guhanga, ni ubucuruzi dusanzwe tuhakorera. Busanzwe bukorerwa mu masoko abiri ariko adatunganyije neza, yabereye mu batweretse n'ibyo hirya Mutongo. Ayo yose rero gahunda ni ukuyahuriza hamwe kandi noneho hafi y'aho abakiriya bacu benshi bari, kubera ko ubusanzwe ukora amasoko yarakoze hari urugendo rurerure amatungo akora kugira ngo agere aho yatakirira kugira ngo yambuke ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku buryo iyo ndetse imwe mu makoperative bababwiye yagiyeho mu rwego rwo kurwanya ubujura bw'abantu, kuko abaguraga amatungo ntabwo bayakiraga yose, amenshi yagendaga ahera mo hagati aho ngaho. Bivuga ngo aho isoko rigiye kujya biri bwongere umutekano ku baguzi, umutekano wiyongera, ni ukuvuga ngo n'abakiriya n'abakora bose baraza kwiyongera ku buryo n'umuntu atashidikanya inyungu. Iki gitekerezo turimo tukiganiraho mu rwego rw'imirenge yose, aho bakishimiye, ahubwo bibaza uburyo bwo guhura vuba kugira ngo bagishyire mu gikorwa. Cyabashimishije nuko cyari igikorwa cyabo, bikaba isoko ryabo bikoreye, cyane cyane ko bavuye mu rugendo shuri. Bityo rero abo turi kumwe hano babyivugira, ariko n'umwanya mutoya ariko baragishimye cyane. Mbashimire nyakubahwa Minisitiri. Turabashimiye rero iki gitekerezo mwagize cyo kudufasha mu buryo bwo twakira isoko ndetse no mu buryo bwo kuduha umwanya wo kugira ngo tujye twagira icyo tubivugaho. Ni igisubizo kuri twebwe nk'amakoperative tuhakorera, ni igisubizo kuri twebwe kuko ibyatuberaga umutwaro munini bigiye kutworohera kandi tugiremo n'inyungu zirushaho kwiyongera. Inama irangiye, hasuwe koperative Agasaro Organic yongerera agaciro igihingwa cy'inanasi, ikazibyaza umutobe ndetse na divayi bipfundikirwa mu macupa bikagurishwa hirya no hino mu gihugu. Minisitiri Kanimba yanasuye kandi Sako Tera Imbere iri mu murenge wa Ruharambuga. Bari tugize hano Rwanda kugenda tudasubire iki gikorwa cyanyu. Ubu twagira ngo tubashimire uko mwari mwaje kutwakira, tunabashimira igikorwa cyiza mufite hano. Ubonye isoko yanyu rwose ihagaze neza, isobanutse, ariko birasaba yuko mwongera kwikubita agashyi mukazigama kurushaho, mukayibitsamo amafaranga arushijeho kuba atubutse, kugira ngo nayo ibone ubushobozi bwo gukomeza
ihuriza bamwe na bamwe muri mwe mufite ibitekerezo by'imishinga myiza yo kwiteza. Uruzinduko mu karere ka Nyamasheke rurangiye, Minisitiri Kanimba yaduhaye inshamake y'uko rwagenze. Muri aka karere ka Nyamasheke hari ibintu biri by'ingenzi twasuye. Icya mbere ni porogaramu ya Hanga Umurimo. Icyo nashimye hano muri Nyamasheke urabona ari porogaramu imaze gushinga imizi rwose ku buryo bufatika. Ari abantu bayitabiriye mu mezi 15 ashize igihe twari mu gikorwa kigerageza. Abenshi usanga barabonye amafaranga kandi bari gushyira mu bikorwa imishinga yabo ku buryo bwiza, ndetse n'abatarayabonye biri mu nzira, biri kigwa, urabona yuko biri hafi kurangira. Mu cyiciro cya kabiri rero muri aka karere twasanze ari kamwe mu turere tw'igihugu habonetse ibitekerezo byinshi birenga 800. Kandi iyo bakubwiye ikintu nabonye cyiza ahangaha, iyo bakubwiye imishinga bafite, usanga ari imishinga ifatika iri mu dushya, usanga abantu bagerageza rwose gushakisha ikintu bakora cyagirira inyungu ari akarere barimo, ari abaturage muri rusange batuye akarere, ariko nabo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange. Tuvuye kuganira kuri porogaramu ya Hanga Umurimo, twakoze inama n'abashoramari tuganira cyane cyane ku mushinga Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda imaze iminsi itegura yifashishije impuguke wo kubaka ibikorwa remezo ahantu ku kiyaga cya Kivu hitwa Rugari hafi hano, habera ubucuruzi bukomeye muri ya porogaramu y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ibihugu duturanye. Ni ahantu usanga rwose hambukira amatungo menshi ajya Kongo, ariko hari n'ibindi bicuruzwa biva Kongo bihambukira, ku buryo rero twasanze ari ngombwa aho hantu kuhashyira ibikorwa remezo byangombwa kugira ngo ubucuruzi burusheho gukorwa neza, burusheho kugirira inyungu abaturage n'igihugu muri rusange. Umushinga wararangiye, rero tukaba twaje kuganira n'abashoramari bahangaha kugira ngo bashyireho sosiyete y'ubucuruzi bahuriyeho, ari abahinzi, ari abacuruzi, kugira ngo ibintu babyikorere, kuko ntabwo ari ngombwa yuko ari leta cyangwa akarere ari bo bakora bene ibyo bikorwa remezo bibyara inyungu. Kandi icyatugaragariye nuko babyishimiye cyane, ndetse baniha rwose igihe gitoya bafatanije n'akarere kitarenze ibyumweru 2 iyo sosiyete kuba bayishyizeho. Inshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ngibi rero ibyo twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi, twavuze cyane twibanda ku ruzinduko rwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba yagiriye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, aho yashoboye gusura ibikorwa bitandukanye byaba ibifitanye isano n'ubucuruzi, inganda ndetse n'ishoramari, aho ari ku itariki ya 14 na 15 Gicurasi 2013. Mureke rero tubashimire ko mwadukurikiye muri iyi minota y'iki kiganiro, kandi tubonereho tubararikire ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ni ku isaha nk'iyi mu kiganiro cyacu ubucuruzi n'inganda mu iterambere, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.